ushobora gushaka umugore cyangwa ugashaka umugabo character ziwe akaba afite characters zidashoboka zidashobotse wenda ntiyihangana amagambo menshi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko Imana niguha ubwenge izakwigisha ni gute ushobora kubana n'umuntu w'amagambo menshi ni gute ushobora kubana n'umuntu ugira umujinya uhubuka wumva amabwire ubwenge urugo Bibiliya niko ivuga urugo rwubakwa n'ubwenge kandi ubwenge butangwa n'Imana uzi ko icyo gihe ndabizi tumaze kumara iminsi nk'ingahe tubanye yanjyanye mu mujyi hano hepfo azana umufotogarafe kubita ifoto we akajya ngura we none nyuma ya ifoto yagaragara hese ubona ko ari byiza nuko nyine yagiye nkurura nkwega nyine mu neza ye ariko ndemera kweri uko nanjye naje ndi umunyeshuri ugomba kwiga yego ndagusuje kandi nkwifurije ikaze inshuti mukunzi w'Impamba Nyayo TV ngwaye ikaze mu biganiro byacu bitandukanye ngewe wumva rero kuri uyu musayi uko wijwi nitwa Hozana the Sax imbere ya televiziyo yawe cyangwa se ya telefone yawe bitewe n'igikoresho ukoresha urabasha kuhabona abantu babiri bagiye kukwibwira rero murakoze cyane umunyamakuru yego ndi pasiteri yego Kayitare Bosco ngira ngo abakunzi b'Impamba Nyayo wowe barakuzi bakunze kubona mu biganiro byinshi bitandukanye murakoze cyane murakoze cyane nanjye nitwa Pastor Joy Kayitare yego ni Kayitare Bosco Kayitare Joy bya bintu uzi ko birimo isanisha ibyo yego tubaye ikaze rero ku Mpamba Nyayo TV murakoze cyane uyu munsi rero dufite impamba duhishiye abakunzi b'Impamba Nyayo koko kandi iyo mpamba nizere ko izabagezayo amahoro jewe rero nabibwiye kandi nizere ko basanzwe banzi ahubwo ndagira ngo mutangire mubwira abakunzi b'Impamba Nyayo icyo mu bafitiye uyu munsi icyo tubafitiye twese hamwe n'ubuhamya yego ariko ubuhamya bw'Imana n'ubundi harimo n'amagambo y'Imana yego kandi ikindi cya kabiri turi kumwe namwe twese turagenda twungurana yego naho ubundi rwose n'ubuhamya bw'Imana ibyagiye dukorera mu bihe bitandukanye byinshi yego mama Pastor tuguhaye ikaze karabe murakoze kandi tuguhaye ikaze ku Mpamba Nyayo yego murakoze uyu munsi uri kumwe na Pastor mu kiganiro abantu barimo kwibaza bati se noneho uko muri kumwe mu kiganiro mutagiye kuduha ijambo cyangwa se ngo mudusengere byagenze bite turifuza kumenya ngo wowe na Pastor ubundi mwamenyanye mute mujya kumenyana mwarihe byari bimeze bite kugira ngo abantu basanzwe babazi mu rusengero babe bamenya n'ukuntu mwamenyanye yego murakoze yego wenda abo dusanzwe tubana mu rusengero bibo ngira ngo nta gishya cyaba kirimo yego barabizi ari ubuhamya ari ibiganiro kubera ko dusanganywe mu rusengero yego ntabwo umenya ukuntu umwuka bizanye ukazana ibintu nk'ibyo ngibyo ukaba wabivugaho yego abo dusanganywe ndumva nta gishya kirimo ariko abo tudasanganywe ubundi twamenyanye gute ko ari birebire ariko hari ibintu byinshi abantu batajya bemera yego noneho abandi banabyumva bakabyita ubutekamitwe yego ariko kuri twebwe niko byagenze n'Imana yaduhuje yego si uko tutari tuziranye twari tuziranye koko we n'ubusanzwe wabaga inahangaha ariko jyewe nabaga i Kigali yego so buryo ki twari tuziranye rero itorero ryari rimwe we asengera inaha ariko icyo gihe jyewe nasengeraga muri Minivamo ariko i Kigali icyo gihe yakoreraga i Nyamirambo yego so ibyo bihe byaje no gutambuka ariko wenda navugaga aho twamenyaniye tukamenyera nk'abantu
nkuko nawe ubu tuziranye yego ariko nyuma y'icyo gihe nyuma wenda igihe kije kubaho igihe kigeze cyo gushinga urugo jyawe nta n'ibyo nigeze ngira nk'umuntu oya ngo mbaho ngo mfite ikibazo cyo gushaka umugabo cyangwa ngo numve ngo sinzi nanjye uko nari nteye ngira ngo nari bya bindi bita ngo kirere irashya nari imbere yaho numva ntazi ibyo ari byo sinzi ibyo ari byo yes ariko uwe ndibuka icyo gihe nabanaga na mukuru wanjye tubi Kigali ahantu Kimironko niho twari dutuye nza kuhava hari umama umwe w'umukecuru ubu yagiye hanze ntabwo akiba mu Rwanda yagiraga icyumba cy'amasengesho hariya mu mujyi hagati hariya muri kuri Mateus hariya niho yagiraga icyumba niho yakoreraga ariko yagiraga icyumba inyuma yaragize icyumba cy'amasengesho noneho buri saa sita abantu bakajya baza kuhasengera uwo mama rero yari inshuti yanjye koko ariko ubwo nsubiye inyuma gatoya nari naraje kuva mu Rwanda nsubiraho Kampala nyuma nza kugaruka rero ngarutse rero wa mama ahita amenya ko naje amamagara kuza kumusuhuza no kuza kumusura ariko ambwira ko ariboneke muri ayo masaha ya saa sita kubera ko abantu bari bamaze kuba free mbandaje mpageze hati hano tugira amasengesho tuba tugiye gusenga nk'umuntu wari usanzwe usenga noneho tugezemo kubitana n'umugabo wari bari bahamagaye nk'umugabo uri butange uri bwigisha uwo munsi ibintu yakoraga n'uburyo yakoragamo kugeza uyu munsi sindongera kuhura n'umuntu ukora uko kuntu yari umuhanuzi ndumva ubu ngubu ariko okay icyo gihe nago nari uzi ubusobanuro bwabyo ariko iki gihe nibwo nabivuga yari umuhanuzi ariko buryo cyahanuragamo yahanuraga akora actions yakoraga ibikorwa noneho mwebwe muhari mukamenya igikorwa arimo gukora icyari cyo umugabo wakorera abantu bose ariko birancanga ndakanura icyo bita gukanura amaso noneho ngo njye guhura n'ibibazo birebire mbona ngezeho arampagurutse amaze kumpagurutsa amfata mu kuboko kumw'abageni umukwe n'umugeni baba bafatanye mu kuboko arangenda ndayoberwa birarangira ubwo abahari bo ubwo bamenye icyo ari bo guhanura icyari cyo ariko jyewe nk'umuntu mushyashya nacanganye kiwe ibintu byancanze amaze no kubikora ariko obviously nanjye kubera ko umwanya nari mpamaze mbona ibyo akora abantu nkabona barabisobanura ubwo urumva nanjye narabisobanuye nashoboye kumenya ibyo avuga ibyo ari ariko muri jyewe mba nabipinze wabipinze ushingiye kuki uretse n'ibyo yanjye yambwiye n'ibyo yakoze byose yakoreye n'abandi nagize gute nabipinze icyambere n'ubwa mbere nabibona ntago nzi ibyo ari byo icyakabiri noneho jyewe ibyambwiye nibishya mu mutwe wanjye nkuko nari mbikubwiye nari ndaho sinari nzi ibintu ibyo ari byo urumva ibyo nkoreye n'ibyo mpanuriye nibishya mu mutwe wanjye nta gahunda mbifitiye nta gitekerezo mbifitiye mbese ndaho okay icyo gihe wari warigeze utekereza ko washaka umugabo ntabwo byari birimo nibyo nakubwiye ntabwo byari birimo ahubwo n'iki gihe nanjye nyabitekereza nkavuga ariko nari mfite ikihe kibazo buriya siko nta bintu byambagamo ntabwo mwakuriye muri sosiyete abakobwa bashaka ari batoya oya icyo si cyo kibazo oya ikibazo cyari person uko mbitekereza cyari person ngira urumva nari i Kigali nari i Kigali nabanaga n'abandi banatwa ariko ibintu byitwa gushaka ngo ngiye mu rugo ngo ngiye gushaka oya igengira ngo ku giti cya oke ntubimbaze numva ntabifitiye igisubizo n'ukuri so ubigenda uko nguko umugabo abigenza uko ariko mutwe sinamwakira okay impamvu ntamwakira ndabikubwiye nta gitekerezo nta gahunda ntabwo se none se umuntu aguhanurira ubukwe nta n'umugabo ufite nta n'umuntu mufitanye gahunda nibura munavuga nta n'umuntu musanzwe mukundana muvugana biraho ntabyo oya ntabyo pe bituma rero mupinga ariko muri jyewe nishyiramo ndavuga n'uyu mugabo ni umutekamutwe ibi ngibi amaze guhanurira hano icyo nzi cyo agiye guca inyuma
ase nkaho ari ugiye gusohoza bya bindi yahanuye. Yego. Noneho mu mutwe wanjye no mu bwenge bwanjye numva niwe ntegereje mu mutwe wanjye. Ariko nyuma y'igihe kirango nta nubwo ari igihe kinini cyahise ndibutsa yandi magambo yaravuze. Nyuma yaje kuvuga amagambo aravuga ngo ugiye kugira ubukwe bidatinze ngo kandi uzabukorana n'umuntu utazagutungura ngo w'umukozi w'Imana ngo kandi usanzwe uzi. Yego. Maze ayo magambo yo abyica burundu. Ahita abyica burundu. Nibura cyo nari napinze byari byoroheje ariko ashyizeho ayo magambo narushijeho kubipinga ndavuga ntuyu mugabo ngiye kuzamufata kandi numvaga mufitiye intego ko nzaza nkamugaragaza mu bantu ahora abeshya. Yego. Ko nzabishyira ku mugaragaro. Nuko byagenze. Kubera iki nabipinze nta gahunda nari mfitanye y'abakozi b'Imana. Yego. Oya ntabo nari nkeneye ntabo nashakaga. Urumva rero kuzana ibyo bintu ntago byari kwemera. Yego. Rero nuko byagenze haciya ariko se n'ukwezi kwaratambutse buriya. Nta kwezi kwaciyemo. Ndumva nta kwezi kwaciye. Ahantu twari dutuye twahabanaga ari abana tuva indimwe tubana turi benshi n'urugomo rwinshi ibintu nk'ibi. Hari mu gipangu rimwe nza gusohoka mpagaze ku gipangu gusa gutyo. Yego. Ngiye kubona mbona Bosco uyu nguyu arimo gutambuka. Kubera ko hari hashize igihe ntamuheruka ntawe naherukaga pe. Ariko mwari muziranye? Nabikubwiye ko twari tuziranye. Itorero ryari rimwe wasengeri na hariko jewe nsengeri Nyamira. Ariko nakubwiye ko naje gucishamo igihe njya Kampala. Kuvana abantu rero abantu twari tuziranye n'icyo gihe no mu rusengero twaherukanaga icyo gihe njya Kampala. Ibyo kugaruka kwanjye no kugira gute ntabyo bari bazi. Yego. Uko nagahagaze ku irembo mbona aciyeho. Ndasakuza ndavuga pastor nawe mbona arakebutse. Nuko rero muzana mu rugo turasuhuzanya turanamukanya uko. Ni naho rero yaje kumbwira igitekerezo cyiwe. Yego. Utese hehe koko urumva kwanza ubwo nta nubwo nyibuka bya bindi umugabo yambwiye. Yego. Koko nabiciye amazi ntago nabibitse mutwe wanjye nk'ibintu bizima. Yego. Kandi nta gahunda nta bintu by'abakozi b'Imana nta bintu by'abapasiteri nshaka. Yego. Ubwo rero wambwiye igitekerezo ahubwo si igitekerezo nakimbwiye neza. Reka ya pasiteri ntabyo ariko keretse Imana yamukuruye yaramuzanye rero ariko ariko pastor mpamvu atabyumvaga ya pastor. Ariko pastor ubundi tuvugishije ukuri muri icyo gihe wowe wadetinze mu buhe buryo ku buryo byageze naho atabyumva ngo ahita abishikira? Yagombaga kubyumva. Yego. Nkuko yarabivuze nta nubwo yaranzi ngiye mfite ukuntu ari inteye. Icyo gihe wari pastor? Umuvugabutumwa. Wari umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa. No kugira ngo nitwe pastor ariko namaze gushumba umurimo. Yego. Nibwo nabaye pastor. Ngeze intanga mu Musanze. Rero urumva ntabwo nubwo ahangaho najyaga nza nk'ahari i Kigali nkasanga ari muri korali. Yego. Babaga muri korali Intumwa. Muri korali yitwaga Intumwa. Yego. Babaga barimo Nyamirama muri korali yacu Minivama i Kigali. Urumva nkangi icyo gihe nari umuntu w'umusenzi wa wundi winjiye utanazi nuko nzanashaka. Yego. Icyo ni cyari kindimo. Numvaga hari hafi ngira ngo Yesu agiye kuza. Yego. Nkumva gusa ndimo niki urumva ni naraje nahangaha. Hari krize y'intambara hari hameze nabi. Yego. Narinjeje gusenga no kuvuga ubutumwa. Yego. Werutse kubitubwira rwose ubushize. Abakobwa rero nk'aba ngabo. Yewe baranzeho n'ikibazo bazi kongera ngo ashobora kuba afite n'ukuntu. Yego. Naremaye. Yego. Ko rema arabyumva? Ndabyumva. Ariko icyo gihe nari umuntu uri seriye. Yego. Uri mu mwuka wica ijisho nkarebera rimwe. Yego. Ndi mu mwuka mbese icyo navuga pe winjiye wajimije
urumva ibyana by'abakobwa wapi aba barabizi bakoraga amanyanga sina amanyanga ntayo bakoraga no ahubwo urumva no baragashaka ko bera ku gahato yego nkaho naba Yesu ubwo urumva ari kuzana nyuma nkaza nkabwira ngo ndagiye kugira gute ngo nje gushaka urumva we nta nuko byari binarimo kandi koko ariko byagenze yego yagombaga kwibaza ibibazo byinshi cyane ko ndabasa wari ufite atari tayari afite nk'aho hari iwaye yavuye muri we atekereje ati kandi koko nibyo bimeze yego ubwo ndasaka kugeza nkubwira uburyo wenda ninjiye nubwo buryo ninjiye yego atari uko wenda urumva kuba ndahangaha ndimo nkora umurimo w'Imana ninjiye aho ngo byo gusenga no kugira gute ntago n'uwo muhanuzi wamubwiye kuko ndaza no kwivuga uburyo wenda n'Imana yambwiye ngo ningene njye kumureba nibyo tugomba kujya gutwigisha abantu hari ubwo ugasanga wenda umuntu aravuga ati ngewe neretswe nagize Bibiliya tubwira ngo mu gihe cya Adamu na Eva Adamu yarabuze ngo yarakebutse agiye kubona abantu iruhande rwe hariho Eva none se ubwo yareretswe yararebye gusa arareba byumvikana n'amaso yabashora kureba ugakunda ugashyira ukagira ariko ngewe ntabwo ariko byagenze rero nta wanyigana kuko nta wanyigana niko nyabwira abantu ngo ntimukanyigane mbwira ko mbwira n'abakristo nkabwira n'abajene utazavuga ngo weretswe kwerekwa biterwa n'ukuntu n'impamvu kuko Imana impamvu yabingiriyemo nuko ubona ko nta mwanya ifite gutereta yego nibwo yabingiriyemo Imana iraneretera rero sasa Imana yaragutereteye bicamo pe bicamo ndakubwiza ukora kuzana umukozi w'Imana utazambangamira ku murimo cyane kuko urumva nayo narushye ndi ku murimo ura gufata umwanya ntabwo wari gufata umwanya wo kujya gutereta kugira mfata umwanya wo kujya gutereta nkajya Gisenyi nkajya Kibuye kumuterura ku mazi nawe ako mama pasteur ibyo bintu urimo kuva uburemere uzukoza turere twiza kujya mu mazi ukifotoza ukajya ku musenyi yera Imana yaragize kiravuga ati oya ntabwo wabibasha Imana yaragutereteye iranteretera sha ubwo nyine urabyumva n'ukuntu byose byagiye ibintu byose n'Imana yagiye bicamo pe Imana yafasha Adamu ikabwira ati kebuka agasanga umudamu mwiza hano ku ruhande Adamu atari intatereta niko byagenze ako abantu nk'amwe ubanza muri bakeya ku isi mama pasteur pastor yigeze akubwira ijambo ndagukunda muri icyo gihe cyangwa Imana yarabimuvugiye rikada nta ndagukunda yabaga mu buzima bwe uravugisha ukuri reka ndagukunda yaje nyuma mbwira ahubwo akomesha kugira ngo numve n'ubwo buhamye kujyanye ndagukunda yaje nyuma y'igihe yego koko yaje no kuvuka mu kibazo jewe ndabyibuka reka kuntu yaje Imana kandi yaramutereteye yego yaje avuga ngo ngo ndashaka ko tuzabana ngo Imana ngo niko yambwiye ngo yarabwiye ngo niwe tuzabana niye yego jewe nijewe Imana yakubwiye undi ati ambwira rero ukuntu Imana yabimubwiye yavuze ariko ngo yari yaryamye ngo mu nzozi ngo Imana igiye kumwereka ngo imwereka abakobwa batatu yego noneho mba mpagaze ngo hagati y'abo bakobwa bombi uwo hirya n'uwo hino ntabwo yigeze amenya bari ariko jewe ngo arambona ngo none ngo Imana iramubwira ngo uzaba umugore wawe ngo uri hagati ni nuko yaje ansanga nanone nibyo yavugaga wowe ugira ngo ni inzozi none se ko nabwiye ko ntanaje gutereta kandi ubwo ntugire ngo hari reka mbabwire n'agashya wabanje ukambaza uti ibyo yabikubwiye ubundi mwari hehe yego nawe nashakaga ubundi mu muhanda muri kaburimbo narimvuye icyo gihe pasta yabetingiye muri kaburimbo ko nari mpagaze ku irembo nyine nkaguhamagara nkakuzana mu rugo noneho ubwo arase gushaka buriya aho wabo wumva ko Imana yayanyewe noneho muherekeje avuye mu rugo kuko urumva yageze mu rugo ari jye umuhamagaye kuko jyewe nari mubonye mu muhanda atambuka
nta zindi gahunda yewe ntazo nzi ariko we ubwo yarazifite nyine mugejeje mu rugo ubwo aradusuhuza ndibuka na sisa wanjye icyo gihe yari ahari turamusuhuza tumuha fanta yo kunywa harangije ndamuherekeza muri kaburimbo musezeye musezeye atari ko reka mbaze nkubwire nti ati ndashaka ko tuzabana niko Imana yambwiye niko yavuze niko Imana yabikubwiye muri kaburimbo ubwo ambwiye iryo yerekwa rye yabonye n'ibiki arangije asiga nanyihanangirije arambwira atari kutazabivuga yego hatazagira undi muntu ubyumva amenye ntukazagira undi muntu ubibwira bisawa yego aragenda nanjye ndataha umutwe wanjye ntumusazi yego Imana igiye kwemeza ndagenda ntisubirira mu rugo ariko nsigara ntegeza mbega umuntu ubu se none se yavuze ibiki nubwo nabyumvisha ariko numva sinzi ibyo ari byo ntabwo nshobora kumva ibintu yavuze bitana nubwo wabihaye agaciro oya we urumva bifite agaciro reka tubyikureho aba ari wowe babibwiye urumva muri ubu buzima busanzwe nanjye bubanza byangora kubyakira biteye ubwoba kuba umuntu noneho no kubimbwirira mu muhanda byo birakakaye muri kaburimbo noneho muri Kigali reka rero nkwereke yego aho ngaho kugira ngo wenda abantu bashobora kuba batureba yego kugira ngo amatsiko ashire amatsiko yego icyo gihe ukuntu byagenze wari uvuye nari ndi ku murimo yego hano sinakubwiye ko nari ndimo rwose natumbiriye nibereye Imana yarakubwiye ngo ureba nari ndi mu ivugabutumwa nikorera umurimo nibwo nagiye kumva numva hari nari no mu masengesho mu kiba cy'amasengesho yego ngiye nagiye kuruhuka nibwo ninjiye mu yerekwa mbona abantu batatu mbona hagati ngiye kubona mbona ninde mbona ni Joy yego Imana yambwira ngo uriya niwo muntu muzagira gute sino kuvuga ngo muzabana uyu no mugiye kubana kandi vuba cyane icyo gihe se nawe urabyumva nibera iyo nta n'amafaranga nta kintu kuvuga ngo ni isezerano ry'Imana gusa tu iyo byumva wabwumva ko ari ibintu by'ubusazi kandi koko yego kwizera ni ibisazi ngiye ndikora ari inteye kandi n'ubu ndizera pe yego ugendera ku jambo noneho icyo gihe hagombaga kumenya kuko muzi icyo gihe ambwira ko atubwira icyo gihe turi i Kigali twagiye mu masengesho yarimo adusezera tubwira ko agiye Kampala yego twebwe ko twabaga abantu b'amasengesho tutuburiya bivuyemo aragiye nta nubwo umuntu ugize agize intekerezo zo kuvuga ngo wenda ngo kurikirana aho yaba ari ariko mu ishusho ngiye kubona mbona niwe habayemo ikintu cyo kuvuga ngo mbese ubu yaba ari hari umwana waraturutse i Kigali yari yaje muri groupe yacu y'amasengesho hano Musanze yego ndamubaza ngo Joy yaba ari mu Rwanda cya ari hehe ubu ngubu ko dore ukajya Kampala wowe nk'umuntu w'i Kigali yaba ari hehe kuko urumva nabibonye ndashaka kugira no mubaze mu buryo atari mu buryo bwo kumubaza mu buryo bw'Imana ahubwo nimba namubaza mu buryo tuganira arambwira ati uzi ko Joy yagarutse aho ngo bari i Kigali uhita uvuga uti amen ubwo nawe ubwo kuvuga amina kugira ngo atagira atamenya ikigendererwa mu mutima ariko ku mutima ndabagene kwa kweri niriya ni Imana yego yavuganye nanjye icyo gihe rero noneho umwana arambwira ati ari i Kigali ari za Remera ubwo nyine niyo yavugaga Kibironko ariko ni hano i Remera haruguru ya ubu ngubu hari ahantu restoration hafi yahabaga Casablanca restoration ahantu yatangiriye naho ngaho hari amazu yari hari cyane habagamo amazu
y'abana benshi ni uwo mukobwa wahakurangiye cyangwa ni uwo musore Yego. witwa Manuel umusore wari uri hano ni wamubwiye ko yagize hariya unakajyana none kuko urumva icyo gihe amaze kubyumva maze no kubibona nagombaga kumenya ari yego nibwo yambwiye ati yara kandi ubwo ngubwo yere ko ariza yaje yaraje mu cyumba cy'amasengesho kuko yaravuye Kigali namubaza rero ati yego uravuga uti ngomba kujya kumureba nibwo ngiye Kigali sasa ambwira naho ariho burya rero ninjiye mu gipangu nzanye message yo kuyimugezaho none nshaka numva icyo gihe ambwira no kwantu bameze mu dupangu mpanyura rero nyo nshakisha aba yambonye sasa abaraguhamagaye noneho isezerano rihita ryuzura yego ariko mama pasiteri tubwire gatoya muri icyo gihe nta kantu k'inkomanga wagize ku mutima yuko hari ikintu kigiye kuba mu buzima bwawe gashingiye ku kisubwa ahubwo gashingiye ndavuga amarangamutima nibura kugira ngo byumve ari igihe ikintu kijya kuba mu buzima bwawe noneho ukabona ibimenyetso mbere noneho wakibona kikaza gishimangira bya bintu yego hari ikintu wigeze ubona nibura kugira ngo ube wavuga ko bifite imvano oya nta na kimwe yego ntacyo rwose none se pasiteri ko wamye umuhamagara icyo gihe aciye ku muhanda impamvu namuhamagaye twari tuzire twakoreraga kandi kera hashize igihe hari harabayemo n'ikindi kibazo noneho mubonye ndamwishimira nk'umuntu narukana nawe kera urumva yabaga inaha ntabwo nari impazi sinahazaga hari hashize igihe kabisa tudaherukana rero kumubona no kumwishimira gutyo byaturutse ku kuba twari tuziranye imbere y'igihe no kuba mubonye hashize igihe nta kindi kirenze aho ngaho kandi akaba yari umuntu wajyaga yigisha hari ukuntu yigisha si ubwo ndabivuga ngo iki ndumva ntazi ukuntu nabivuga kabisa iyo yigisha hari umuntu wigisha akaba straight niba yasomye icyanditswe akaba straight agakajyana n'ibyo ngibyo akabisobanura ariko we afata hirya agafata hino hakabamo ibisetsa hakaba bigenda urumva rero byari bimaze igihe ntamuheruka ni nk'ibyo rero kandi kumbuye n'izo stories niyo mpamvu rero ayo marangamutima yo kumusimbukira mubonye yaje bose baranyishimiraga abantu benshi cyane nakundaga no guhansengera n'abantu ugasanga ikindi ariko buriya mugani no kumbona agashiduka arashobora kuba ataranabizi ahubwo buriya hari ikintu cyarimo n'ikimenyetso cy'uko rero nasinze n'Imana ariko yego kugira ngo umenye ukorerwa mwererwa nshaka kuza byari nasinye wenda yego kugira ngo n'Imana nayo inyereke ko nayo ikigendere ko Imana yabigiyemo kuko ntabwo wari ufite umwanya wo gutereta birumvikana uzi ukuntu byageze ariko yego ndamubwira rero amafanta maze ko muza fanta turaganira nta nubwo natinze n'abavandimwe bari bahari ndatashye aramperekeza nk'uko yababwiye tugeze hanze niko bibabwiye kuri kaburimbo ndavuga ngo kaburimbo kwa kweli ego banatangiye bibi na ibi reka nkubwire ibintu bitatu ego ngewe ntubizi mba nibere mu bihe by'amasengero yego sinabona ariko uyu munsi nk'umuntu ukorera Imana ntiwari uzi ko Imana none igiye kukunshingira yego ati Imana yakuntumyeho nta no kuvuga ngo wenda uyu munsi nk'uko mbonye wenda ngo bitinze ibyanjye no birihuta niko Imana yambwiye none rero Imana imirareba ko nuba ku murimo none irashaka umuntu wafashe umurimo yego ikintu cya mbere cy'ikimenyetso cya mbere niba ubizi niba utabizi simbizi Imana yanjye senga mu buryo ijwi ryambwiye ngo ikumbwira ngo Imana yavuganye nande nawe niko namubwiye ndabyibutse yego ni Imana yavuganye nawe ndamubwira niba Imana itaravuganye nawe nibwo navuze ijambo rero bw'ino uzabyikorera ni kuko njye nanga umugayo yego abajene birirwa bashakisha wenda agafata umukobwa umwe agafata babiri agafata batatu ejo ndo bagasigara mutarama ubwoba
kuko numvise nge umuntu yamvuze ngo noneho ngo yarakubenze cya Bosco cya Kayitare cyaje ngo uyu munsi nanjye yanterese urabya ndavuga ni Imana ndiko mwavuganye yego niba uzi ko utavuganye nayo uyirindire izavugane nawe ikindi cya kabiri umbikira ibanga yego kuva twabana ntabwo mbize mubona amanyanga gusa ntanagi simbizi ko byagenze uriya agira ukuri yego agira muri ukuri muri ngoya simbizi ngo cyo kora ngo reka nkuko ubimbwiye ngo reka ntegereze sawa nanjye ndagiye ngiye gukora umurimo w'Imana nta bindi nticyari kiri umutima ntakigizwe ute kandi wari seriye nari seriye ubu ni maseri nta bintu bya brag yego Imana ibigenzaho neza ubundi umugabo mwiza ndi umuntu utuje aho bimaze ariko tugiye maze gutanga ubwo butumwa numvise duhutse nabugende bw'Imana yabigiyemo hasigaye sinigeze nshaka umukobwa sinigeze nshaka ko navuga ngo wenda tuzabana ariko ubwo biciye bikabivuze kuko nabivuze numva ndaruhutse numva ndaruhutse pe nibwo negarukiye ubwo tayari nyuma nibwo yabonye iki avugana n'uyu mukozi w'Imana aho avuga yabonanye nawe ubwo asa naho yari byabipinze binamukuramo bivamo ariko urumva nyuma yaho yarabitekereje nibwo yabitekereje yumva ko yavuganye n'iki n'Imana yavuganye n'uriya mukozi w'Imana yibuka ko yabwiye ngo kandi gasasa umuntu w'umukozi w'Imana yego yibuka ko kandi hazagira gute ko ngo umuntu uzaza ari umuntu umupasiteri yego kandi ko bitagomba gutinda kandi uzi ko yari yaravuze ngo ntago azegera agira gute aha wenda hadusobanura simbizi kuko yaravuze ngo ntabwo nzongera nzashyingirwa n'abapasiteri yego abapasiteri ikibazo bagira wenda ariko ni nabo bambere bagira abagore beza buryo yego Imana icyo amen mama pastor icyo gihe muri icyo gihe wari ufite izihe ntekerezo wabyakiriye utubundi akimara kukubwira ayo magambo ibyo ntabwo ari ibintu byo gutinda ko ntabyo nigeze ntindaho oya ntabyo nigeze ntindaho pe yego habe na rimwe nabitayaho uravugisha ukuri pe koko yabivugiye kuri kaburimbo ubu nuko udashobora kubona n'ishusho yabivuzemo yego kandi ubona ari na seri atinginga ntabwo ushobora kubona ishusho yabivuzemo njye ndimo kubibona kandi amaze kubivuga ahita atega imodoka nanjye ndahindukira ndataha nuko yego ubutumwa bwanjye bwarihutaga nabwo bakutanga gukora umurimo w'Imana bimbere mu murimo se nagomba gusubira niruka yego umwanya nabifasheho ni umwanya uri hagati yo kuva aho twabivuganye yego no kugera mu rugo ariko ngeze mu rugo ntabwo nongeze kubitekerezaho rwose kuko ukuntu yaje n'ukuntu twavuganye ntabwo ari umuntu wari ufite gahunda watekerezaga ko atari seri yari ameze nk'abasore bo muri iyi minsi oya muri iyi minsi ni umuntu utarabaho ntiyigeze abaho mu gihe cyashize nta nubwo ari uw'iki gihe niwe wenyine ni umuntu udasanzwe niwe wenyine uteye kuri ndumiwe nuko byagenze rwose pe yego mbisiga ariko numva muri jyewe nteze nk'umutego mu bwenge bwanjye bw'iyindi sitepu yego izakurikiraho wenda n'ubundi nuko byagenze noneho aza kuzagaruka ndumva twarahuriye ku rusengero icyo gihe yego duhurira ku rusengero ati ibintu nakubwiye ngaho ndetse burya wari siriyasi ariko reka nkubaze nkuko yababwiye ati ngira ukuri buriya ntabwo njya ngira rutangira mu kukubaza icyo numva nshaka kukubaza yego reka nkubaze ibintu numva witwaza ngo Imana yarakweretse ubu hari abandi bantu wari wabona babanda hejuru y'iryo jambo none se ubundi buriya ufite urukundo buriya ufite urukundo urabibuka pastor nuko namubajije ibintu witwaza ngo Imana nibyo gusa ushingiyeho nta bindi buriya ugira urukundo
pastor wamusubije ngo iki ntabyo nzibuka ntabwo pastor ariko uko biri kose wowe urabyibuka ibyo yagusubije genda byibuka rwose yaranyemereye ngo ye ndamure ariko wowe wareba ukabona nta rukundo nta rubamo yego oya nta rubamo ntabwo rwose yego nta rubamo so nyuma yaho ndumva twarahuye okay iyo yari inshuro imwe yo muri kaburimbo ubundi tuhurira ku rusengero ndumva twarahuye inshuro nk'eshatu yego ibintu ubona niba ari umusirikare niba ari no hiremza ntago nzi ibyo ari ariko nta gahunda nigeze mbifata rwose no kubishaka ntabyo nashakaga yego koko wibuka ko nashaka abapasiteri ntabwo ubishaka ntabwo nashaka abapasiteri so nyuma yaho rero y'inshuro ya gatatu ndi mu rugo nibwo wa mugabo byongeye kugaruka nibwo nibutse noneho inshuro ya gatatu ariko naramwatse ntabwo ushaka pasiteri sinshaka pasiteri kandi siwe nshaka kuko ndamuzi cyambere yaranzi urumva yagombaga kuntekereza yego akagaruka inyuma akavuga ati uyu mu mateka y'umugabo ndayazi cyakabira ariko kandi noneho se gutinyuka kuza kadasanga ko ari ibintu ko yibera mu bintu byo gusenga ibi bije bitera ubwo nibwo ugomba kubanza ukakira no mu bwenge ariko urukundo rwo ntabyo tuzi ahubwo dufite amatsiko uko byagiye atubwire yego dufite amatsiko noneho nyuma y'iyo nshuro ariko naramunaniye yego kuko ndubuke icyo gihe ako icyo gihe ubanza utarikoragaho nibuka icyo gihe naranamubajije very serious yego ndabona ariko ibintu urimo kuvuga uzi ko ari urugendo rukomeza uzi ko nyuma y'igihe gitoya uzanabyara harya abana uzabyara uzabagaburira iki urumva ko abyibutse wowe urumva uzatunga urugo ukarushoboye ndi muri ibyo bintu by'umwuka warimo arashyira mu bwenge arimo arabareba ejo uzabyara ariko njye simpari we ntabwo wabyumvaga uzatunga abana ndibuka namubwiye ijambo ubu nibwo ndyibuka nkavuga ntariko navuze ijambo ry'abapagani kweli narambwe nti ntabwo niteguye jyewe gutungwa n'ibyacu ntabwo ibyo bintu byiteguye n'amatungo oya ibintu by'abapasitori ntabwo uzi ijambo yanshubije yarambwiye ngo tuzizera imana serious nuko yanshubije yarambwiye ngo tuzizera imana ntabwo murindi ijuru ntandukana n'umuntu w'imana gutyo ariko muri jyewe nashyizemo agakubo nyuma y'iminsi ngahe rero nibwo cya gihe cya wa mugabo cyongeye kugaruka mu mutwe wanjye ariko wa mugabo nafashe umwanya wo kumutegereza wa mugabo ko ibyo yahanuye ari buri bubizi inyuma umugabo ntawe nigeze mbona noneho haje uyu nguyu nibuka ko uyu mugabo muzi kandi umugabo cyagiye yarambwira ati ugiye gukorana ubukwe n'umuntu utazagutungura n'umuntu musanzwe muziranye kandi w'umukozi w'Imana amagambo umugabo yambwiye ahita agaruka ndicara ndavuga mana yaba uyu muntu ari we wavugaga mbitekerezaho numva nagiraga umutima niba sinavuga ngo utinya Imana kuko Imana ntago tuyitinya ubundi ntago twari dukwiriye kuyitinya tugomba kuyubaha ariko nagiraga umutima ucira bugufi ibintu by'Imana uyu muntu aramutse ari we wavuye mu bushake bw'Imana noneho ngerageza gutekereza ku ngaruka nahura nazo ndamutse nyuranyije n'ubushake bw'Imana njyewe nkazikurikiranira ubushake bwanjye noneho nkaba ndi n'umuntu wari warapfushije mama ntabwo nagiraga mama yego ndavuga ntariko ubwo ibyo bintu bigaruka ndavuga uyu muntu mama arambabaje yego noneho mfata kiriya gikomere numva ko umuntu Imana izaniye kuva ari umukozi w'Imana ari uzanyomora kino gikomere cyuko nabuze mama amen mbese mpuza ibyo bintu yego maze kubihuza
ndavuga mana uyu muntu nubwo ari umukene ariko kuva yavuye mu bushake bwawe numva nambaye imbaraga zo kwihanganira ubukene numva ndazambaye kandi ubundi ntazo nagiraga yego narabutinyaga ndakubwiye ngo narabutinyaga yego mana natinyaga ubukene ntabwo mushobora kubyumva ariko muri uwo mwanya nibutse amagambo y'uriya mugabo nibutse ibintu byose nibutse ukuntu nshobora kunyuranya n'ubushake bw'Imana kandi Imana ifite mu biganza byayo yangenze uko ishaka isaha iyo ari yo yose ndavuga no ubu ngiye kwihanganira ubukene uyu muntu niba koko yavuye mu bushake bw'Imana yego ntabwo ubukene ari ikibazo nuko byagenze rero ubwo ikindi gihagarutse yasanze bya bindi byose by'amashagaga byari mu mutima wanjye n'ibindi byose byarashize noneho byarashize ndabyibuka nambaye imbaraga zo kwihanganira ubukene ndibuka icyo gihe nagize igitekerezo kimbwira ngo kuko numvaga mu rugo wenda bagerageza kuba hari ukuntu bariho numvaga abana tuvukana kandi tuvukana n'abana bari shapu nkumva rero ab'iwacu nibaza ahantu nashatse nkumva kizaba ikibazo ariko muri uwo mwanya nahise nshakisha nahise nisubiza ndavuga naho nzasanga aryama ku musambi nkumva nzashakisha uburyo bwo guprotectinga wa musambi ku buryo nta muntu wese uza nambaye imbaraga zo mudashobora kwemera nuko rwose ikibazo cyakemutse nemera kubana n'umuntu w'Imana muri ubwo buryo yego pastor muri icyo gihe wari ufite izihe mbaraga wari ugikomeje muri rya sezerano ry'Imana cyangwa wageze aho ucika intege ntago wumvishe se ukuntu yavuze ngo icyo namushubije ko tuzabeshwa no kwizera yego nuko kwizera nari mpagazeho kandi nk'uko nguko ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nakuriye mu bukene hamwe n'umuryango wanjye ntabwo ariko bimeze ahubwo mu buryo bwo guhamagarwa yego nagiye mba njyenyine wigeze kwitubwira nabibabwiye umuhamya ngira mu buhamya bwa mbere urumva icyo gihe rero ntacyo nari mfite yego ikindi cya kabiri nanone kuza gukora umurimo w'Imana mfite n'uwo mpamagaro uri muri njyewe habayeho kudasubira inyuma ngo usubire mu muryango w'iwacu yego atari uko mbazi ubu ni ukuvuga ngo uyu munsi n'umuryango wanjye uyu munsi barankunda baranyubaha nanjye nkabubaha babonye ya Mana yanjye nagize gute nakurikiye ariko icyo gihe ngenda nta nubwo nagomba kugerayo kuko nari ngayitse buri buteye ubwoba bavugaga yuko ashobora ko afite nahuye n'ikibazo mu mutwe yego urumva bikomeye cyane yego aho rero urumva icyo gihe rero nanone Imana niyo yagombaga kumpereza umuntu wo kugira gute nkuko yatanze ubuhamya bw'umuntu uzamukuraho icyo komorwa muri we ubwo urumvagira ngo nanjye ubwanjye Imana yagombaga kuzampereza umuntu uzadufasha kuri iyi minisiteri y'umurimo w'Imana yego nari mpagaze mu kwizera kuko kwizera n'ubundi rero nari nkigufitemo rwose niyo mpamvu naje nkasanga agize gute yarumvishe kuko Imana yaramwibukije imwibutsa yuko Imana yavuganye nawe yego aho rero niko nyine nkuko warubaje icyo kibazo nari ngihagaze mu kwizera n'isezerano yego kuko nabonye rwose anyumva mbona azanye urukundo rukomeye cyane cyane kuko icyo gihe mu kuba muri ubwo buryo yanyigishije ibintu byinshi kugeza uyu munsi bikomeye cyane yego ariko nagiye akazi muri iryo sezerano nkuko warubajije mama Pasiteri ni irihe jambo wibuka Pasiteri yaba yarakubwiye mugishakana na n'uyu munsi ukizirikana rikomeye irya mbere n'iryo nkubwiye ryo kwizera yego pe ni ijambo rijya rigaruka mu bihe bigoye nkaryibuka nkavuga ntariko umugabo ijambo yavuze mu gutangira kwanza nta n'impamvu yo kumusaba ikintu na kimwe ego yatangiye avuga ati tuzizera ubwo rero ni ikintu yankubisemo ubwo nuko bimeze nta kundi icyo gihe ntiwari kumusaba amakara oya ntabwo biba uretse n'iki gihe no kugeza n'ubu rwose pe ni ukwizera tu nta ntambara nzi cyangwa conflict yari yavuka njya mbyumva hanze bivugika ariko ntabyo ndabona
ngo umugore ngo asabe umugabo ngo ikintu sinzi mwenda sinzi shakoshi sinzi ibintu nk'ibyo nazi dore nawe nguyu uhari ibijya bibaho yego tikada kuko kera wenda tugishakana urumva abantu iyo bashakana nko kuvuka mu gakiza yego rwose pe ibintu abari bishya mwese mutazi iyo biva n'iyo bijya yego mugomba umwe yigira ku wundi ni nayo mpamvu abenshi babisenya nuko byabaye mu Imana nyine irabyubaka yes rero ni ukuvuga ngo ushobora no kureba ubundi kinda kimwaka aranagishoba agifitiye ubushobozi nanjye ubwanjye nkabibona nta n'ubushobozi agifite none bigende gute kandi saba Imana kandi Imana ikakira kabisa kose pe ikabikora ubwo rero uko ikintu niba hari ikintu wabonye kinyuze wenda amasengesho ni ukuvuga ngo no kukigumana uzakigumana biciye mu masengesho amen rero niba narabonye urugo biciye mu kwizera no kugira ngo rubeho no kugira ngo rukomeze no kugira ngo rukomere bizaca mu kwizera amen nuko bimeze rwose yego pastor tubwire gatoya muri icyo gihe wagenderaga ku isezerano birumvikana yuko hari amagambo wajya kubwira madame ukamwihanganisha tuzabaho kubera kwizera humura ibintu bizagenda neza wajya kubona byumva cyangwa hari ukuntu yashidikanyaga kubyumvaho yarabyumvishe cyane yego urumva iyo tuvuga nk'ubwo buryo uhagaze mu kintu cyitwa kwizera waba ukoze ikintu cyo kuremerera umuntu cyane erega nuko kwizera ugomba kukwigisha kugira ngo nuko kwizera ni ukuvuga ngo iyo uvuze kwizera ni ukuvuga ngo ubuhereye kuri zero yego ariko niba kwa kwizera kwazanye ibintu bigafatika uguhagararaho wizeye umugore arabonetse mwizeye kubona ubushobozi buraje haje inshuti zizanywe n'Imana icyo gihe noneho cyane cyane mugomba no kugira gute no kwicara mukizera mukavuga biti none reka twese hamwe tugire gute twizere Imana yacu yego twabiganiriyeho uburyo bukomeye kandi ikindi cya kabiri umuntu wese harimo umuntu wese agomba kuba inyigisho y'undi akigisha undi yego hari icyo namwigishije nk'uko arimo kubivuga ariko nawe twari tuje kugira ngo twubake ubwami bw'Imana ari umurimo w'Imana yego kuko nawe yaje ari umuvugabutumwa yego ari umuvugabutumwa urumva no kuzana kwizera muri we ntabwo byari ibintu bishya byari ibintu Imana yakoze mu bushake bwayo niyo mpamvu nkunda kubwira abantu nkabwira nti rero yiba byashoboka kugira ngo umuntu ajye abona umuntu agira inzozi ze iyo umuntu afite inzozi ze aryo yerekwa biba ari umugisha kuri wowe ubwawe nta muntu ukopera inzozi z'undi niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo nta muntu wakopera inzozi zanjye n'izanjye icyo gihe rero ahubwo hari amagambo akomeye mama paseri na n'uyu munsi yego yagiye akora kuko namubwiye ngo njyewe hari icyo mbashije gukora kandi n'ikindi cya kabiri wanaje kuko Imana yabishatse mbere isomo nanjye unyigisha hari ibyo ntazi ariko nakubwiza ukuri nakugeza uyu munsi yaragiye abinyigisha cyane yabinyigisha cyane cyane nk'icyo uzi ikintu cyitwa hari nageze nabwiye ariko noneho nyigisha ikintu bita urukundo kuko wavuze urukundo ariko ndagira ngo unyigishe ikintu cyitwa urukundo aranunyigisha kweri wambeshya ko nafite kwizera yego noneho harimo n'ikintu bita urukundo kandi kwizera kwigomba kugendana n'ikintu cyitwa urukundo ndavuga ni rero noneho sasa wambwije ijambo ryitwa urukundo ndagira ngo ngire gute urinshyiremo arinshyiramo ahubwo ndaruzamuramo rurinjira kweri mama pasiteri wamwigishije urukundo gute niyo fenomene wakoresheje ibyo ndumva ari wowe wabisobanura ukuntu nari umwigishije koko
ndumva nabizi kabisa none se urukundo reka mwereke urukundo ubundi urukundo birizana ibintu birizana yego kuko urumva aho twahereye mubaza ntari kubundi ugira urukundo twanabitangiranye urumva ko twabitangiranye wibuze ariko nyuma maze kwibuka ko Imana yavuganye nanjye uko byageze n'ibiki umutima umaze kururuka ibintu byari bishinyitsemo byose bimaze kuvamo yego environment yarahindutse noneho twahura ugasanga ibintu byahindutse rwa rukundo rwagize gute rwaje kuza nyuma yaho rwose ariko wowe wari urufite oya ariko ntabwo ari we nari ndufitiye oya byaje nyuma yego uretse nari kugirira urukundo umuntu uko muhuriye muri kaburimbo urumva ntabwo byashoboka ntabwo byari bishoboka rwaje nyuma impamvu byabereye ibintu byanjye ni express byarihutaga sinakubwiye ngo umurimo warihutaga hagomba kuza n'umuntu uri express yego wihuta koko wihuta noneho icyo gihe rero ikintu bita kuzamara umwanya muremure turi mu muhanda n'ibindi byose ntabwo byashokaga yagombaga kuza icyo gihe niyo mpamvu twabikoze tumaze kubana ntabwo nciye ku ijambo bambe noneho sinakubwiye ni ngewe nta mwanya wari uhari ngo wenda wo gutereta ngo duterete reka Imana yaraguterete umwanya duterurane yego tujye mu gahoteli sineki uzi ko icyo gihe ndabizi tumaze kumara iminsi nk'ingahe tubanye yanjyanye mu mujyi hano hepfo azana umufotogarafe kubita ifoto we akajya nkura we none nyuma ya ifoto yagaragara hese ubona ko ari byiza nuko nyine yagiye nkurura nkwega nyine mu neza ariko ndemera kweri uko nanjye naje ndi umunyeshuri ugomba kwiga yego kuko yambwiye akantu kuvuga ngo nta rukundo ntumva ndababaye ariko wumva wabaye mukundo ntumva ndababaye ku bundi ugira urukundo ahubwo ni sasa rero umva ibintu nyigisha ikintu cyitwa iki urukundo harya ubwo urukundo yego ahubwo ubwo nyine numva yagize gute yagiye nkurura we yarufite nyine buryo umuntu ukubwira ngo afite kwizera akabwira ati mfite urukundo abwira rufite yego ndavuga ine rero najya kukwigisha kwizera nawe none ugeze gute wigisha iki urukundo yego arankubitamo kweri yego ariko cyo nawe nkubwiye nyine aho ngaho yego aho byagiye bigenda biza neza mama pasiteri mumaze kubana ntabwo watubwiye nyine amahiri wagiye ukoresha hagati mu mibanire yanyu kugira ngo ugende umurema mu rukundo na cyane ko we yari afite kwizera kwinshi kugira ngo uvange urukundo no kwizera wabigenje ute urukundo si uko atararufite yari arufite pe ya koko buriya hari akantu yigeze gukora tutarabana ndibuka yaje mu rugo koko twari dutuye kuri kaburimbo haraza aradusura turafungura tugira gute amasaha yo gutaha aza kugera iyo twavaga mu rugo iyo wabaga usohotse mu gipangu wahita ugera kuri kaburimbo ugahagarara ugatega imodoka ukagenda duhagaze aho rero duteze imodoka kugira ngo agende imodoka iraza turayihagarika agiye kwinjiramo arisaka areba mu makoti agira gutya areba umuntu uzareba ahantu hose mbona akoze mu mufuka akoze mu mufuka akuramo igiceri cy'ijana cyari igiceri se cyangwa cyari igiceri cy'ijana ubu ni ubuhamya mvugira imbere y'abantu bose arakimpa yego akimpaye ntabwo mushobora kumva kamere zanzamukanye ntabwo mushobora kuzumva abazimu bikuzimu bose gira ngo banzamukiyemo kandi wibuke yahise yinjira imodoka ahita agenda icyo giceri waracyakiriye urumva yarampaye sinarinzi icyampaye ntabwo wari uzi icyo agupfumbatije sinarinzi icyampaye cyari yego ahise yinjira mu modoka aragenda sanga ni igiceri cy'ijana agusigamo akantu kweri oya ni ikintu yego igikomeye kandi yansizemo ikintu ntabwo ari akantu ndavuga no amaya yo kugura bombo
amaya yo kugura pipimusoro yo kwihanaguza amaso koko nitwo tuntu twaguraga 100 n'ibindi nk'ibyo nibaza igitekerezo afite gitumya ampa 100 numva nagasuzuguro ariko urukundo rwe rutangiye kuzamuka muri pastor numva nagasuzuguro yego ndavuga nticyo kora Imana yo mu ijuru nuko agiye nari kumusomera ko nuko agiye yari kunsobanura impamvu y'iki giceri shitani kinkoroga muri ubwo buryo Imana ibiri hageze yego ariko Imana amen haleluya utuntu twakira twose burya nago tujya tumva mu mutwe amen ngiye kumva numva amagambo ambwira ngo kiriya gicera guhaye nicyo yari afite cyonyine nukuvuga ngo iyo aza gukora mu mifuka ntasange mugicera agakubitana na miliyoni mufuka n'ubundi niyo abaguhaye yose nukuvuga ngo aguhaye ibyo afite nibyo nta bindi asigaranye nyuma yego numva ndabohotse numva ndishimye numva igiceri kigize agaciro kandi nanagiciye amazi kigiye kuzana intambara irenze kwemera ariko Imana ibihinduye yamaga kandi koko nicyo yari anafite koko yanaje ntati cyafite aza kuyibonera inahangaha tekeza no kuvuga ngo nicyo yari afite imbere n'inyuma rero urumva kuba ashobora gutanga ibyo afite byose urukundo yari arufite yego yari arufite ariko noneho bitewe nuko wenda yatinze mu murimo buryo ki wenda yari gukomeza kugaragaza ibyo bikorwa by'urukundo byari ikibazo urumva yakoreraga mu kwizera gusa umurimo w'Imana ibintu byose ari umurimo ibintu nk'ibyo byose so rero byasabaga ko ashobora kumikisinga ashobora gufata urugo narwo rukajya mu mutwe ko noneho narwo rwabonetse kugira ngo bishobore kumakinga bishobore kujyana na wa murimo w'Imana ari umurimo w'Imana ukomeze kandi n'urugo rushobore gukomeza n'ibintu byari byoroshye uretse kugira mu gikoni hanyuma twerekeza ku musozo ndifuza ko mugira noneho impambo mugenera abantu barimo gushaka muri iyi minsi n'abantu bafite ingo zitameze neza tujya twumva amakuru y'uko bitameze neza mu miryango imwe n'imwe niye mpamba mubagenera nkamwe mufite experience nini cyane hari ubutumwa nizera ko mwagenera imiryango ndetse n'abantu barimo gushinga imiryango muri iyi minsi turahera kuri pastor urakoze cyane ikintu cya mbere hari ukuntu umuntu yitangira ubuhamya nicyo umuntu aheraho burya hari igihe ushaka nko gukiza cyangwa se kuvura abantu ariko urabanza ukiheraho ubwawe ukavuga uti ngewe ubwanjye hari wenda ukavuga uti narifite uburwayi maze kubukira niyo nshaka kugira ngo mugire gute mvura abandi twebwe rwose kuva twaza mu bapasiteri tw'abana kugeza uyu munsi kubera ko byatangiwe n'ubundi n'Imana nta kibazo icyo dushaka kugira ngo uyu munsi wa none ngaha n'ubundi dufite abantu tuyoboye benshi batandukanye yego ndetse uruhare runakomeye cyane mama pasiteri buriya niwe wigisha abantu bagira gute dufatanyije ko akenshi cyane uruhare rwe ahanini nk'umukozi w'Imana ingo zigiye kugira gute kubaka nk'abantu b'abajene bagiye gukora ubukwe n'ubaha inyigisho n'ubahugura uretse n'ubu ahubwo no mu yandi matorero hano mu kintu bita ku nyigisho y'abashakanye bakunda kumuhamagara cyane yego rero ikintu inama nk'uko bivuze twagira nk'abantu bashakanye yego kuko ikintu cya mbere ubundi fondasiyo ya mbere rega ni iki ni Imana kuko Imana niyo yubaka ikintu cya mbere niba byashobokaga abantu bakabanza kugira gute bagaragara kuri fondasiyo y'Imana kuko kuremwa k'umuntu ko ari babiri hari umugore hari iki hari umugabo hari igitsina gore hari igitsina gabo kugira ngo abantu buzure isi byaturutse no kuki no kurabona uko ari babiri urumva rero ko ibintu byose byisubona fondasiyo y'iki y'Imana niba rero fondasiyo yari y'Imana
abantu bagomba kwigisha ikintu cyitwa iki fondasiyo ya mbere ni urukundo. Yego. Burya urukundo rufite imbaraga zikomeye. Rero iyo wubatse urugo uba wubatse umuryango w'Imana. Kuko n'aba bana twebwe dufite ntabwo ari aki, ntabwo ari abacu. Yego. Ni abacu birumvikana. Ariko no kuvuga cyane cyane n'abana bo ni umuryango w'Imana. Ni umuryango w'igihugu. Yego. Ni umuryango wubaha Imana. Yego. Niyo mpamvu tubwira abantu barimo kubaka ingo zabo n'abandi bishaka ikintu cyitwa fier. Yego. Uburyohe. No. Niyo mpamvu tubwira abantu twabwira ati ngubu niyo tubwira abasore iyo ako kanya bari aho ngaho uburyohe iki n'iki hashura ukwezi kumwe. Iyo ubanye n'umuntu gutya mukabana kabiri nibwo uburyo umuntu ni umuntu ntumuzi. Ariko cyambere cyitwa urukundo, kandi urukundo tutse ku Mana ukahagararaho, ubwo ugiye kubaka iki, ugiye kubaka urugo rwawe. Ureko uyu munsi babikora kubera iki? Kubera ko batamaje kugira ngo batuze bamenye ko bitutse mu bushake bw'Imana atari gupfa gushaka. Reka rero tugera abantu inama ntago bekure ntibapfe gushaka batyo. Ni abanze bagira gute bamenye ko gushaka ko ari ukw'Imana. Yego. Gushaka no kw'Imana. Iyo bibaye muri ubwo buryo rero Imana iragira gute irakwigisha. Yego. Mama Pasteur. Murakoze. Yewe ukuntu mbyumva urushako ntago nafata example yanjye cyangwa urugero rwanjye ngo aba ari rwo mbwira n'undi uwo ari we wese. Kimwe cyo umaze kubona ingo ziri buri rugo rufite umwihariko warwo. Ntago birashoboka ko ibyabaye imbaraga mu rugo rumwe atari byo urundi rugo rukeneye kugira ngo rushobore kubaho. So buri rugo rero rufite umwihariko warwo. Rero nk'uko yari abivuze, niba buri rugo ari umwihariko, niyo mpamvu ntakagombye gukopera ibyo mu baturanyi ngo ari byo nzana, ahubwo nakagombye kwegera Imana ikampa, ikanyereka, ikanyigisha, ikanshoboza ibikenewe mu mwihariko w'urugo rwanjye. Ni ibyo ngibyo wenda nka kera mu muco bavugaga ko abana ngo babwirizwa na ba nyirasenge, ariko nyirasenge yamubwiye nyine amubwira bya bindi byo mu rugo rwe, amubwira ibyiwe. Kandi wenda ibyo ngibyo amubwiye bikaba si byo biri bukore muri ruriya. Impamvu buri rugo rufite umwihariko warwo nuko abantu barugize si bo babandi bagize rwa rundi. Amateka yabo aratandukanye, ibyo baciyemo biratandukanye, ubushake bwabo buratandukanye. Niyo mpamvu rero buri rugo ruri n'umwihariko warwo. Rero icyo gihe niyo mpamvu abantu abari bo bose bubatse urugo bakeneye Imana hagati yabo. Bakeneye Imana hagati yabo, ikabashoboza, ikababera umujyanama, ikababera umuyobozi, ikababera n'ubwenge. Bibiliya irabivuga ikavuga urugo rwubakwa n'ubwenge. Hakeneye ubwenge kugira ngo urugo rushobore kubakika. Kuko ubwenge buzaguha kwihangana, ubwenge buzaguha kuyobora urugo kuntu rutunganya. Urakoze. Ubwenge buzaguha, ushobora gushaka umugore cyangwa ugashaka umugabo character ziwe akaba afite character zidashoboka. Zidashobotse, wenda ntiyihangana, amagambo menshi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Imana niguha ubwenge, izakwigisha ni gute ushobora kubana n'umuntu w'amagambo menshi, ni gute ushobora kubana n'umuntu ugira umujinya, uhubuka, wumva amabwire. Ubwenge, urugo Bibiliya niko ivuga, urugo rwubakwa n'ubwenge, kandi ubwenge butangwa n'Imana. Yes. Ariko nta zindi formulas zitandukanye
koko bakoresheje formula z'abagore ngo bace bugufi ngo boza abagabo ibirenge, izo formula ngira ngo zafashe ubusa ntago zashobotse, formula zabaye nyinshi sose ntago zikora. Formula ikora jewe numva yubaka urugo nukwegera Imana yo mwijuru. Icyambere Imana igihindura abantu, nta kindi kintu. So niwegera Imana mugore, Imana izaguhindurira umugabo. Niwegera Imana mugabo, Imana izaguhindurira umugore. Kandi niba hari ikintu nabwira abantu bose bakakizera mu bintu byose biba ku isi, jewe uko mbiyizera nuko mbibona, Imana yubaha urugo kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Koko urugo niyo yarutangije, niyo yarushyizeho, kandi urugo ni ikimenyetso kigaragaza uko Kristo azabana n'itorero rye. Niyo mpamvu rero umuntu wubatse urugo rwe akarushingira ku Mana, Imana izamwubakira urwo rugo ku buryo ruhinduka real ikimenyetso nyacyo kigaragaza isezerano ry'Imana ritegerejwe ejo hazaza. Rero ntavuze amagambo menshi, Imana mu rugo, Imana mu rugo rwose. Pastor, rero ugiye kuduhereza impamba ku bana b'abasore n'abakobwa bakiri batoya ariko bitegura gushaka. Yego. Ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo hari ijambo mama pastor avuze, yavuga ngo ntabwo kubaka urugo ari ugukopera, ni Imana. Rero no kuvuga ngo uyu munsi wari nanga akazi umunsi hari akazi gakomeye uyu munsi ku bajene no ku basore. Okay, abantu bakiri batoya, abakobwa n'abasore abagiye gushaka, kuko amadevorose ari mu gukora uyu munsi n'abantu bo batsingo bakiri batoya. Yego. Kuko uyu munsi wano nangaha aba bakobwa cyangwa se aba basore ntabwo barimo kurebera ku rukundo rwo rw'Imana, ahubwo barareba ibintu. Yego. Kandi ibintu birashira. Ndicyo nabagira inama bireba ku bintu. Nibareba urugero umusafiri. Yego. Uwo simuzi n'urugero ntanga. Aryo witwa Hozana. Yego. Urareba Hozana? Kuko wenda mureba kuko ashobora kuba yaguze iki? Afite amafaranga. Afite telefone nziza cyangwa se n'ibindi hari ibintu bigenda bizamuka ukuntu unagenda zamuka. Yego. Ntabwo icyo gihe ukunze Hozana, ahubwo ukunze biriya bintu. Nose biriya bintu nibishira wa musore we. Se wa musore wa mukobwa nibishira. Uzakurikira biriya bintu. Ni ukuvuga ngo urukundo rwawe rukunze ibintu. None ibintu birashize n'urukundo gize gute rurakashe. Ni mu bihagararira. Naho ibintu none se nabishe mu pasire uhamya. Yego. Ni yashatse nafite ikintu. Nkamuha urukundo, nkamuha igiceri. Yego. Uyu munsi urumva ibintu, hari ibintu umuntu yivugira, hari abantu ugibona ugasanga umuntu atanga ubuhamya ukumva aravuga ngo ehereye yamba ngo adafite inkweto, ariko cyaba kujya pasire bakabye. Uyu ni wo byivugira. Yego. N'abakristo barabizi. Natangiye kuri zero. Ariko si umunsi turasebye. Oya. Si Imana. Rero basore, namwe nkumi, nimpagare ku Mana. Ibintu muzagira gute? Muzabibona. Yego. Ariko waze mu bishyiraho fondasiyo ya mbere ni urukundo. Urukundo rurimo amafaranga, urukundo rurimo abagore, urukundo rurimo abagabo, urukundo rurimo ibintu byose wagize gute warukeneye. Nicyo twigisha abasore rero. Iyo ni message nabahereza. Ariko mwireba ku bintu bizarangira. Reka ngushimire rero mukunzi w'impambanyayo TV uburyo wakomeje gukurikirana ikiganiro, tuzasubira utaha. Murakoze cyane.